Amen. Hari bitakundaga bigiye gukunda n'amagambo Imana ivuganye nawe. Amen. Amen. Hari ikindi kintu tutandukanye n'ibyo ngibyo wari ufite? Ndashikuye Imana ikomeza. Imana ishimwe cyane. Data wa twese uri mwiza, uri Imana igira neza, uri umunyembaraga, uri umunyabami. Turasenze uyu mugaragu wawe umugirire neza. Ibitagendaga, ibitakundaga, ibyanze, ibyo yahushaga agiye kubifata, byateraga intambwe agiye kwigiraho bikanga. Uyu munsi rero tugize iherezo ry'ikintu cyatumaga bitagenda neza. Mu izina rya Kristo, Satani ndagutegeka nakwinginga avuga ngo toka wajyana na Yesu, kuko afite ubushobozi, afite uburenganzira. Umwana w'Imana acyumvisha w'Imana kandi agubwe neza uhereye none. Mu izina rya Yesu. Amen. Kubwa neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ahora kucyangije. Umutoni fesi. Muto. Yuna. Reba mwana kwasi. Uwiteka himbazwe. Jean Marie Rwanda. Medi arimo arabura nana. Mwamanuye. Oyi wasinziriye ahubwo urakawuze. Asinzira wese anzira zigame. Bene jakiri umuntu witwa Keza. Zikuza kumuzamurira. Kanakire rena urazitumere. Nyuma uragenda uzamura umuntu uvuga ngo urazamuka Keza gusa twantuvugana nawe n'abari hano ibiri kwicyo twaza kugenda. Harimo kurota. Bayabaye nka media none n'abantu bane kamera. Rero muraho neza. Astra. Oro. Wagiye. Ngomari. Okay. Sitero kunuka. Oya nanjye ukunda bakumbuye pe. Nanjye rwose kashi. Njyewe yo kuba mutwitegekere ntabwo ari byo. Iminsi nyine mba ndi kwirukanka muri rwa sereri ukuntu. Kwirukanka si ubyura ukarasa ugahamya. Hafi. Mbese biremera rero. Cyane. Waganje ijambo rivuga ngo Yesu abwira Simoni avuga ngo igira umuhengeri wongera ujugunye icumu. N'andi mahirwe ya kabiri bari babonye ko aya mbere yari yanze, bari barobye bakesha ijoro baragerageza biranga. Ariko Yesu ngo yagera avuga ati rero kuko bamaze kuhagera reka nanga andi mahirwe ya kabiri kandi mazima. Igira umuhengeri. Reka data wa twese aguha amahirwe ya kabiri mu izina rya Kristo. Amen. Imana iguha andi mahirwe ya kabiri kandi nujugunya ube ufatishe mu izina rya Yesu. Amen. Kandi ubwiza bikubere kuvuka mu izina rya Kristo. Amen. Hagati aho rero ndabona Uwiteka Imana akurinda kuko Imana yamubwira ngo hari umutego wari ugiye kugwamo kandi ukisanga rwose uhagira ikibazo. Nabonaga ushobora kugenda ukanarya cyangwa ukanywa ariko kakuvangiramo akantu k'akaside iyo kazakugiraho ingaruka buke ugasanga urarumbuka. Yamubwiye ngo rero uwo mutego wari uhari wo kugira ngo musange kandi ako kantu bakagushyiremo kandi ingaruka yako n'iyo mwanya cyangwa bukeye ukazabona nyuma y'igihe kubitaka ngo byavuye. Kuko ni abantu umwe b'indyarya barimo bakubeshya
ariko atari beza bashaka kugira ngo bakuvane bakugizeyo. Iramubwiye ngo rero Imana mu ijuru abo bantu irabakurinze, umugambi bafite irawukurinze, bo barahari ariko umugambi bari bafite Uwiteka Imana arawukurinze. Amen. ariko urangaye gatoya buriya wakinywera igikombe, ariko mbonye Imana ikikurinda, mbonye Imana igushyigikira yayo, mbonye Imana mu ijuru igwagutsa muri bo. Iramubwira ngo Imana ikuvanye muri izo ndyarya nawe bariganya mu izina rya Kristo. Amen. Ikindi kandi Uwiteka yambwiye ngo Imana ije kubaka umutima wawe, Imana ije kubakira icyizere, Imana ije gukomeza intambwe zawe, Imana ije guteza intambwe ifatika. Uwiteka Imana aje kuguha ifatika mu biganza byawe. Mbonye Imana igiye kuguha kandi ikaguha ibisumba ibyo wari ufite. Mbonye Imana igiye kukuremera ibintu bishya kandi ikaguha bishyashya ndetse bidahuye n'ibyo wari ufite. Mbonye Imana mu bigarukaho yaba ngo ije kwitira umuzimu w'agasuzuguro, ahubwo Uwiteka Imana aje kukubakira neza ku buryo yubaka ibifatika kandi ibya nonaha bikagira umumaro ku mbere, kandi ibya none Imana yubatse bikagira umusaruro mwiza kuruta n'uwa mbere. Yamubwiye ngo Uwiteka Imana agukoze mu kiganza kandi ashyize umugisha, ashyizemo kwakira, ashyizemo amafaranga, kuko Imana n'ibijundira amateka afatika n'icyerekezo cyiza gifatika mu izina rya Kristo. Icyo Uwiteka gushakaho ni ugukiranuka. Yavuga ngo nubana n'Imana neza, Imana izakubana neza, kuko Uwiteka Imana ateretse ameza imbere y'abanzi n'abagome, ariko ushobora kugira ngo uyirireho, ariko nanone ntuyivangavanemo abandi bantu. Bigucika utakibitwaye ngo bikubabaze, yego wababara, ariko harimo ibigenda kugira ngo ubuzima bwabashe kubaho. harimo biguciye kugira ngo ubashe kubaho. Rero ibibona bimwe bigenda ntibyirukanke inyuma cyane, kuko Uwiteka Imana ibyangombwa bigukwiriye, Uwiteka Imana agiye kuza kubiguhereza kandi abiguhe mu buryo bworoshye kandi bwiza mu izina rya Yesu. Amen. Iyo ni Imana ivuganye nawe aya magambo. Amen. Yego. Hari ikindi kintu ufite gitandukanye n'icyo ngicyo? Oya. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana kwizerwa, uri umunyembaraga, uri umushobozi n'utware. Turasenze imbaraga z'Imana, amavuta y'Imana agaragare ku mukorakazi wawe kandi umwambike imbaraga umurengere. Ni byinshi uvuze ko ibintu bigiye kubona bigiye kwakira bigiye kuba byiza kuruta n'ubwa mbere. Umwambike imbaraga rero umurengere, mubere Imana, mubere byose, abone neza n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, agirirwe neza nawe. Urakoze kuri mwiza, kandi iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana igumishe. Nawe. Uyu muntu rero ushaka umwana, twatangiranye kare. Umuvutiro umuzimu ubundi ugenda ubyara. Ako kantu niyo ngize kukuta byara, aho nguta umuzimu w'ubugumba akagumbuka. Hano bamaze kugumbuka abantu baturuwa. Nari watambutse ahangaha ejo atanga ituro, ejo bundi ahita atanga ituro arigendera. Ntabwo aza gushima. Hari n'abandi nk'abangahe witwa nimba Mutoni nde yaratwite Nyagabo. Hari n'undi witwa nimba nani. Barahari. Bafanye vuba. Nawe rero nagusabe mu izina rya Yesu. Nimero ngizo uzamagana, nibona tukusanyije nimero yanjye ngiyo. Ugize neza mukobwa wanjye, wasobanutse kabisa. Nubona bitagenze neza tomorrow.
pasiteri wampamagaye ngarutse nsanga namanutse. Wewe wamanutse buriya rero sinzi ukuntu biba byagenze. Uwo nkunda Pastor. uraho neza Muraho. amakuru yawe. Amakuru ni meza. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Abyawe wambwiye kuri uwo ngo w'inyuma. Kubwa neza rero. Yego nawe. Imana igukiye umuryango w'amafaranga uwo nkunda. Amen. Kandi mbonye Uwiteka Imana Nyiringabo aguhindura icyerekezo. Amen, amen. Arambwira ngo ibyo wari urimo bidafite umumaro n'umusaruro Uwiteka Imana ikuvanyemo aguteretse mu bintu bifite umusaruro kandi bigenda neza. Amen. Kandi ikindi Uwiteka Imana akuvana hano bakubyarya. Bifite abantu barimo bakubeshya. Imana ibakuvaniyeho mu izina rya Kristo. Amen. Ikindi kandi Imana ikugijeho umunyeshyari. Amen. Hari umuntu umenya ko waryamye wabyutse. Namubwiye ngo uwo muntu rero nta mugambi agufiteho ni uguca intege no guteza imyangaro n'inyatsi no kugira ngo ukeneshe no kugira ngo umuha ngo utakaze agaciro. Namubwiye ngo uwo mugome Imana ikugijeho kandi yakoze byose Uwiteka Imana bivanye mu izina rya Kristo. Wagiye bize ku mugomo kurwanya wise wigendera. Data mu izina rya Kristo uwo nkunda turamusengeye imbaraga z'Imana, amavuta y'Imana, ineza y'Imana, wowe kw'Imana kumugaragareho. Turatatanya, turasenya, turarimbura, turamenagura imigambi yose n'imbaraga zose twari rwose mu izina rya Kristo. Bitavuga Imana byose bitesha agaciro, ariko umwuka w'Imana mugendagendeho kandi bamurozi mugizeyo. Iteka ryose mu izina rya Yesu ndati. Amen. Pastor jewe ndahari. Ndabizi Keza, ndabizi ko twatangiranye, ndabizi ko ari, ndabizi rwose. Imana ibarinde mwese. Wese. Wize kwe. Pastor bampaye ka message. Kambwira ngo ninongereho andi mafaranga. Okay. Ubu tujya kubona ubwo ngubwo urabugiye kurara neza. Ngira ko umuntu muzategereza ejo bundi. Rero twategereza ariko. Ese nawe wayaburara? Papi. Yega mami ari igihe kigera ntibikubitire n'intuza. N'umwana. Ko wasagaga nayiti se numva gutayabura. Bakurayiti nagasana nagakwaya bimeze biti. Bari mu masengesho y'umwiherero. Yabonye. Ukora Imana nawe yagiye kubumviriza. Okay, turabakomeje. Bose byabafashwe. Akabandi saa sita zirageze Pastor. Reka hari umuntu uri hasi nazara ko umusengera witwa Keza, ufite Keza ariko bitandukanye ndafatanye. Keza rero nagiye muzamura na inshuro nyinshi, hari umuntu uzamura inshuro nyinshi bikanga. Mugire niyanga umwihorere. Abaye media se yakangutse ko ndeba yagarutse. Media yakangutse ngo bamumanure kandi yari yasinziriye. Umuntu arasinzira agakanguka ngo bamumanura. Rero se ko nta nombona mu batse request. Inde? Keza jya waka request kuguhiga hano hasi biragora dia. Namwe mpariki. Ni munanira ugafata numero yanjye. Fata numero yanjye kare Keza n'ibyanga uzamugishije masaha. Nako invitinze bikora kuri ako kantu ka Juzi uzamuka. Bo kate dusengera abantu bandi Bazu umeze mute? Umeze neza. Amakuru n'amahoro. uvuga neza cyane mbye bukomeye. Amen. Ndabyakire mu izina rya Yesu.
Imana igumugisha. ndabakiriye nawe Imana igumugisha. Sigaye zakare. Sigaye zakare. Sigenza kare mushaka kugira ngo uryame kare bikanga. Nk'ubu nijoro naryamye sinasinzira neza, mbyuka njya gusenga amasengesho mu nibwo mvuga ngarusanga gukora mu gitondo cyavuga sindaruka kugeza amasaha. Ahubwo umujinya nagize ukuntu nakangukiye hejuru mvuga ngo narindi mu tuntu n'utundi nza nirukanka mvuga ngo live yatangiye. Ndagushaka sinibukaga ko ari kuwa gatatu. Yemba mbyibuka. Nijoro twebwe umuriro waje gucika sinzi ahantu byahiriye kuri transformer urabura. Ariko wa mugani nijoro nakubonye ndabango reka mbanze ngere mu rugo nicara ahantu hamwe ngarutse ndababura. Ahubwo ngiye telefone yanjye isize imana ngiye kuri live irazima. Ubwo iki gihe buracya telefone nayo ngiye gusenga niyo nacometse telefone nacometse mu rusengero. Nabwo maze kwicomeka nicara kuri charge nigiranye mu rusenga nongeye kuyifata saa 11. Yashoboka. Niyo mpamvu utambonye rero. Ariko rimwe kuwa gatatu waziyongoza nkahaza. Uzaze kabisa. Ariko ari wowe uri bubwirize. Uyu munsi niwe nabwirije. Uyu munsi niwe nabwirije nacyo nojya kujya. Yari wowe cyangwa Gasabira. Gasabira si byango wapfa kumufatisha buriya. Ararwara no gufungura akabariro byaranze. Zakubwira najya kubona umwanya n'aba hari zakubwira. Nawe uzambwira ari wowe uri bubwirize njye nzaza. Yego zakubwira. Iyo mbwira uyuzuye umunsi ujya ariko bisaba none wumva uza atigeze ikindi gihe. Tutura pastor. Narimbizi ko ari wowe. Yes, katwakire umuntu witwa Peace rero Bazu Peace umeze ute? Ndamahoro. Yes, rero ugiye kwakira amafaranga Peace. Nayafashe mu izina rya Yesu. Mbonye rwose ubona amafaranga yaramubwira ngo Imana igiye kuguha amafaranga. Ewe yayamaye se koko nyashaka. Ngiye kuyaguha uzirike gusa gutanga ituro ry'ishyura cyangwa icya 10. Ibyo nari irabizi ko ntareka kubikora. Ngiye guha amafaranga rero. Amen. Ikindi kandi mu bintu bijyanye n'amashuri mbonye Imana iguhuza n'umuterankunga. Naze byancanze. Ngiye kuguhuza n'umuntu w'umumaro. Apana babyo guhuza n'umuntu. W'umumaro. Imana amahugurikije ku bwawe. Ni mubuze amahoro kazi. Zasa muri mubuze irayamuteguye yarahari. Sinzi ngo azakugeraho ashobora kugeraho byanagucayuye ariko arahari. Amen. Ikindi kandi mbonye Imana kwirinda kurwara ngo Imana ikurije uburwayi mu izina rya Yesu. Nebungureho mu izina rya Yesu. Yego Imana iguha ubuzima bwiza bumeze neza. Amen. Ikindi kandi mbonye Imana uje biteza Imana mbwira ngo hari ibintu byinshi Imana igusimbutsa iguteje intambwe yo kuvana mu byakurwanyaga. Nari bagabo Imana igiye kuza gutwikira ibiguhiga ibikugenza ibikurwanya igiye gushaka bikubure. Amen. Ni amagambo make Imana imwe mubwire yarayo ngayo gusa ni makuru Imana imaye. Oya birahagije n'ukuri. Hari ikindi kivuze itarugana n'ibyo ngibyo mukobwa mwiza.
nuko yama amahoro no gutuza ikama no kwegera birushijeho. urashaka amahoro Imana yaguhe amen. nimba ari ibyo uzamvugishije tuzaganira. Data wa twese mu izina rya Kristo, uri Imana ikomeye, uri Imana nziza, uri umunyembaraga, uri umunyebambe, turasenze imbaraga z'Imana, amavuta y'Imana kuri peace umugirire neza. Turagusaba, turahamagara mu muterankunga, uyu muntu agomba kwiga amashuri akayaminuza akayarangiza akayasoza. Uyu muntu agomba gutera imbere, agomba kuba umuntu ufatika, agomba kuba umuntu ufite uburyo, agomba kuba umuntu ufite amafaranga, agomba kuba umuntu uteye imbere. Rero byose bizakunda ari uko Imana nziza ibyo mubwira byose abishoje. Ibi mwitangira imbere rero tubiteje agaciro uhereye none, yakira ubuzima, yakira kubaho, yakira neza y'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ubwariza umuntu witwa Keza rero ntabwo gikunze. Nuri ati wiwe Nuri ati umwana yashinzire nawe nawe yasinziriye. abana baba bananiwe. So kubera ko rero abantu mwese twabanye amahoro kandi nanjye ndananiwe kandi atangiye kare saa 2 ndahamagara, ariko reka mbashimire ko mwabanye nanjye, kabashimye ko mwameye kuganira ijambo ry'Imana, kabanezerwe mu izina rya Kristo Daneti. Abagiye baduforowinga, bagiye bakanda like, bagiye baduhereza amaguti, bagiye batanga amaturo yabo, abagiye bagaragara baza hano hantu, abashyitsi badusuye mwese n'umujya mutwumva, Imana ibavugisha, Imana ibagura imbago, abasangwa mwese kuba bafite iby'agaciro. Reka mbasaba babwiye ngo rero amasaha aragiye kandi by'ukuri nubwo nakomeje kuko nananiwe, bitiza nawe kugira ngo umuntu wiri kuvuga izo amasaha utaranarya dabo ni ikintu cyo gikomeye. Rero umuntu witwa Keza rero uzampamagare saa 9 ni ukuri yewe musengere kandi nkwinginze buri munsi. Keza ntabwo uzamuka, bakuzamuye ntabwo byakira ngo uzamuke, ntabwo wakanze request. Rero ntabwo ari jyewe no rwose, ntabwo ari rwose. Kugira ngo bigende neza rero fata nomero yanjye uzampamagare ku munsi w'ejo saa 9. Umuntu witwa Jean Maria Rwanda uzampamagare rwose ejo dusengane nawe kandi uzabikore nakwinginze kugira ngo tuzasengane nawe. Uwo ni Jean Keza uzampamagare. Kandi se uyu muntu witwa Pastor nanjye nsengera Juliana Juliet, uyu muntu witwa uwo nkunda nagusengeye no guhanura uhita umanuka, ariko naragusengeye, ariko ejo uzamvugishe guhera saa 9. Ubwo niba ndabwira abantu bazahamagara. Hanyuma Solange nawe uzamvugishe sengera. Shalom. Reka rero babwire ngo abantu mwese muri hano, Isimbi mukobwa wanjye, Mana ya Abraham, Media mwana we, mbega abantu bari hano hantu, kugira ngo rero mwese nabatera amashyari byiza mwese, reka mbasezere mbasenge mu rusange. Data mu izina rya Kristo, uri Imana ikomeye, uri Imana nziza, uri Imana igira neza. Nsengeye Isimbi umurakazi wawe, umukozi wawe, nsengeye Medi mu izina rya Kristo, umugirire neza, umukobwa wawe uramuzi neza, mwambike imbaraga umurengere mu izina rya Kristo. Ndamusengeye, nsengeye Wina, nsengeye Vanessa, nsengeye Aline, nsengeye Jama, nsengeye Solange, nsengeye Kadeti, nsengeye Lambert, nsengeye
Yandagije nsengeye Julien nsengeye Shalom abo bose ndabasengeye imbaraga z'Imana amavuta y'Imana abagendagerewe ndasenya imigambi yose imbaraga zose ubutwari bwose ibitabo by'Imana byose bitsindwe mu izina rya Kristo ndabasengeye kugira ngo rero neza Imana ibagaragareho ugire neza Umutoni Face ugire neza Nuriati basinzire bose abangaba ubasange uwazo nziza we kuryama neza we kuruka neza nanjye ndabasengeye kugira ngo umunsi w'ijoro we kuryama neza mu izina rya Kristo ndabasengeye kugira ngo ineza y'Imana bagaragareho muka Imana bagaragareho mwami Imana nziza magaritse abarozi abatwezi abagambanyi muri iri joro uri kuryama neza no gusinzira neza umuntu wese unyumva agiye kuryama yanjye dayimoni uko rusinga ahantu ari mu izina rya Kristo kirere bagiye kuryamamo ugitunganye inzira ryamemo uyitunganye udusangemo kandi tuganirize amagambo meza uduha amasezerano meza maze urwaye umusangemo umukiriza wari utaka umusanga wari umutabara wari ugushaka umusange umusanga wari ndabasengeye bose kandi mpagaze umutware n'uburenganzira mpabwa nawe nanjye bashije umugisha mu izina rya Kristo kandi babyuke mu gitondo bajya guhaha kandi bazajya mu bwisi zabagendekere neza mu izina rya Kristo nanjye ndisinye kugira ngo ngire neza umugaragu wawe unyambike imbaraga umurwanirire kandi nanjye baze kwifuza kwanjye nanjye nyubake rwose nubakike neza n'umuryango wanjye n'abana banjye ubwiza twese turi neza yawe urakoze kuri Imana rero uyu murimo n'uwawe komeza kuwuzamura komeza kuwuzabura komeza kurwanira komeza guha imbaraga komeza guhamagara abari kure n'abari hafi kandi uwazamutse wese umugisha utazamutse nawe n'akagubwe nabi ajye yumva kandi abyemera agubwe neza urakoze kuri Imana rero utugiriye neza bari kuryama neza no kuruka neza tubyuka mu gitondo turi amahoro tuzagushimira Imana turoni cyawe rero no guteka byose mu izina Yesu Nazareti amen amahoro y'Imana rero abari namwe iteka byose mu izina Yesu Nazareti amen unyeneye Noela nimunyeneye ejo saa 9 muzahamagare Sharon Ishimwe muzahamagare saa 9 cyangwa saa 10 zakwitaba bahaye gahunda Jeanne Maria Rwanda muzahamagare ejo saa 10 cyangwa saa 9 umuntu witwa uyu nguyu twavugaga kare hano Keza ngira ngo ni Keza niba nibeshye bose muzabe kumumagara kandi muzabikore nzabitaba kandi tuzasenga kandi bizagenda neza n'ukuri murare neza Imana ibarinde na hejo.